Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho kuko ibibazo biragaruka. Kanda subscribe aho hasi rero kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ukeneye code, tubwira ko rero ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu bamaze kubishyira muri systeme, tugufatire code. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe cyangwa se mudasobwa, nyandikira cyangwa umamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko bamaze gufata agapapuro, ndakeka ko bamaze gufata agakaramu, ndizera ko bamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyapa kinyemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese muri ibi byapa bitatu ni ikihe kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Itegereze neza. Ese ni icyapa B3, kino kibanza gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango? Ese ni icyapa A2, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Cyangwa ni icyapa A20, gifite na ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa B3 ndakeka ko muri kukibona, B icyapa A2 ndakeka ko nacyo muri kukibona, C icyapa A20 ndakeka ko nacyo muri kukibona, cyangwa se yanditse cy'ukuri ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A icyapa B3. Kino cyapa B3 kigaragaza ko wowe umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye wemerewe gutambuka mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tujyamo kwata n'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayigukoreye yamoko atanu ibyapa byo ku mihanda, saka kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntiwagenda uri kuvuza amahoni. Hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? A ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Birumvikana na ahantu basengera. B hafi y'ibitaro, C hafi y'ubuyobozi bwa polisi, D nta iso cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze, none bibaze hafi y'ibitaro ahantu harimo abarwayi, biba bibujijwe kugenda uri kwavugiriza amahoni y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Tegereze neza. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, C imyaka 2, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi n'amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. No kuvuga ngo uguze ikinyabiziga ari gishya. Iyo ari gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Iyo ari ikinyabiziga gikora ubucuruzi, icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye kimara amezi 6. Yaba ari ibinyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara
amezi 12 cyangwa se umwaka. Ndakeka ko waramusitamo rero de, ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni icy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi, ugeze ahantu usanze harafunganye ugahura n'ikindi kinyabiziga kiri guhuza kigusanga kiri guturuka mu cyerekezo uri kujyamo. A agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga, aho ni kuri A. B kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagararane. Hano urabona kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi kugira ngo bitagongana. Uhita ugabanya umuvuduko kugira wirinde ibyago, ariko ugasiga umwanya uhagije hagati yawe n'icyo kinyabiziga kiri guturuka mu kindi cyerekezo, muri make kiri kuza kigusanga. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Ikinyabiziga kiri kugenda imbere yawe ariko ntufite gahunda yo kugidepasa cyangwa kukinyuraho. Ese uba ugomba kuditwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda. B kuguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga gutambuka. C gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga banyureho. D gutanga ibimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Uguma inyuma yacyo kugira ngo wemerere ibindi binyabiziga kubatambukaho. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo hejuru y'aka kanunga ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni dodani. Hejuru ya dodani hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. B nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. C kunyuranaho ibumoso birabujijwe. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A nshobora kunyura ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko, na B nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. We hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni C kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Iyo ugeze kuri dodani wirinda kudepesereza hejuru ya dodani. Kunyuranaho ibumoso birabujijwe. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi gahunda ni imwe, no gukora rimwe tugahita dutsinda. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe, ukandika ikintu ukeneye ko nkwigisha muri comment, asiga agashyiramo n'amanota wagize kugira ngo ibintu byose nshyizeho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntishobora gukurura. Ntibishobora gukurura iki? A ibinyabiziga birenze kimwe. B ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C ibinyabiziga birenze bibiri. D, B na C nibyo. B ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, na C ibinyabiziga birenze bibiri nibyo, aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni C ibinyabiziga birenze bibiri. Ndakeka ko rero waramusitamo C, ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Ese wowe turi gukosorana iki kizamini, iki cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu,
umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, aho imihanda ihurira n'inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo akaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba iso cyanya cyo ni ikihe? Ubundi kino cyapa gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Hano hari ahantu ubonye handitse ifungana ry'umuhanda, naho niyo mpamvu nta giso cy'ukuri kirimo. Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo, rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Uzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Nawe yari uruhande rw'iburyo gusa babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Aba ari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Nawe impande zombi zagira uruhare mu fungana ry'umuhanda bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda, nta kindi kintu urengejeho. Hano rero nta hantu bashyize ifungana ry'umuhanda, niyo duhisemo ko iso cyukuri ari D, nta giso cyukuri kirimo. Ndizera ko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona babishyizemo urahita ugikora, kubera ko mbikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura ikirahuri tungahe. Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ikirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe rero? A 2, B 3, C 1, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C 1, nibura kiba gitegetswe kugira 1. Hari icyo uzabona ubone gifite 2, hari icyo uzabona ubone gifite 3, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite udanagura kirahuri 1. Nibura kiba kigomba kuba gifite 1. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe aba yazimwa mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B, ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C, yari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Iyo ugiye kubisikana n'ibindi uba ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Kubera iki? Kugira ngo urumuri rw'ayo matara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza basanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byatuma anakugonga cyangwa se akaba yagonga abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Rero ugiye kubisigana n'ibindi binyabiziga uhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Niyo umuhanda umurikiye umuyobozi yareba muri metero 200, wareba muri metero 200, birumvikana haba hakiri ku manywa, naho ntabwo ukoresha amatara maremare. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba hose mu gihugu, kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu babishyize muri systeme. Wowe mbwira karere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, umbwire kode ushaka. Niyo kurushya rwa burundu ari byo mwita perime, cyangwa niyo kurushya rw'agateganyo ariyo provisoire. Mite nyigufatira mu gihe kitarenze iminota 3. Ukeneye kwiga ukazakora rimwe ugahita utsinda, yandikira nkwigishe, haba mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure, cyangwa se ufite nk'akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali kandi bafite umwanya byabakundira kuza ngo twigane mu ishuri. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, mudasobwa, ibyo byose tubigufashamo, kazajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo
ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo bibaho se? Bibaho, byabaho ryari? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A, igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hanzo cyukuri nta kindi ni B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. Uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, wenda mukunda kuyibona ni igihe kimanuka ikimodoka cyaguye munsi y'umuhanda hakaza urundi runini rukaza kugikurura. Uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri niba yaka na vitesi ntibikora. Rero igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga nibwo cyajya mu muhanda vitesi itaka, ese vitesi idakora na moteri itaka. Ndakeka ko waramutamo rero B, ndizera ko waramuskiyandika wa papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo buri modoka cyangwa urumuri kikurura n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iyo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akweretse ko ashaka kukunyuraho. Hari itara ukoresha risa rite? Risa icyatsi kibisi. None iryo tara riba rigomba kuba riri hehe ku kinyabiziga cyawe kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uko wabonye ko ashaka kukunyuraho? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. B, inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, inyuma hegera inguni y'iburyo. D, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hano izo cyukuri nta kinini D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni ikihe? Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi ni no B. Ikintu bahinduyemo ni hari abashyize iburyo. Nujya mu kizamini wakora mu kanya ko navuze ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, umenye ko icyo nicyo kiraba ari igiso cyanya cyo itugihitamo. Hano bavuze iburyo kandi ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse wa papuro. Tarahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, urabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ngo ikizamini cyose nshyizeho ujye ukibona ku gihe ugikosore. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'ubururu, bucishemo imirongo ibiri koza akantu kameze nk'agakubo. None iki cyapa kikubwiye iki imbere yawe? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujwe kuhinjira. Hano urabona izo cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa iyo ukibonye murabizi hari ukuntu ushobora guhagarara ahantu ugiye gufata akantu cyangwa se hari umuntu ugiye kuva mu kinyabiziga cyawe. Ububujwe rero ko hagarara umwanya munini n'umuto. Iyo habonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. So kwitubira channel yanyu Rwanda Driving College urebira video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Nubona utari kwibona nyandikira kuri WhatsApp 0789951626 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imerekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira. Wenda ni igihe cy'imvura cyangwa se hari ibihu byinshi umuyobozi w'ikinyabiziga ntihareba muri metero 200, cyangwa se ni igihe cy'imvura cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari izuba ryinshi, hari umucucu mwinshi ku buryo umuyobozi w'ikinyabiziga atareba muri metero 200. Aba bantu bari kugenda mu nzira nyabagendwa ari benshi, hari ukuntu hagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aze kubona akiri kure amenye ko agomba gufata ingamba. Bagomba kugaragazwa gute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, imbere ni itara ryera ritwawe ku
ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, na B inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wi hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Imbere aba ari itara ryera, inyuma aba ari itara ritukura. Hano kuri B impamvu itabaye iso cyanya cyo bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo. Menya ko imbere risaba ari itara ryera, inyuma riba ari itara ry'umutuku. Iyo bashyiraho ngo inyuma ni itara ry'umutuku bari guhitamo C, ariko bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo. Ariko ibyo uhita ubimenya nk'ihame, imbere ni itara ryera naho inyuma aba ari itara ry'umutuku. Ndakeka ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikubaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C aho banyura bazengurutse. Umuhanda uzenguruka ahantu hose hari ikoni wahashyira kino cyapa? Oya. Igice cy'umuhanda uzenguruka, ikoni? Oya. Aho banyura bazengurutse? Yego. Aho banyura bazengurutse bari kuvuga ni haramwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Kino cyapa rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bari kukuburira hakiri kare kugiye kugera hari abanyura bazengurutse, ku nkomane banyuramo bazengurutse. Ndakeka ko waramusitamo A aho banyura bazengurutse, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimurwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ese ayo matara abasate? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A umweru cyangwa umuhondo imbere, B umutuku cyangwa umuhondo inyuma, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni umweru cyangwa umuhondo imbere n'umutuku cyangwa umuhondo inyuma. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona ano matara ndangaburumbarare nijoro igihe ijuru rikeye. Bavuga ngo nijoro igihe ijuru rikeye biba bishoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None abagomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro, hano iso cy'ukuri nta kinini de muri metero 200 nibura. Ano ni amatara ndangaburumbarare. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose mbivuzeho kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza. Ubwo nibura mukabize mu kizamini urakora mu kanya uhita ubikora, murabizi intego yacu no gukora imwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Andika amanota ugize muri comment, n'ubu ufite mugenzi wawe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda musharinga link nawe twigane kugira ngo nawe abone itsinzi. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo naye matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Tegereze neza kuri iri shusho dufite hari ibihu byinshi. Iriya modoka uri kubona ko iri mu bihu pe. None naye matara y'urugendo ugomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma. C amatara magufi. D urumuri rusanzwe. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye. Nigiye cy'imvura hari ibihu byinshi, ese ushobora gukoresha ayo matara mu gihe uri mu rugendo. Hano itegereze neza uhitemo iso kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A amatara kamena bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi niyo ukoresha. Ndakeka ko waramustamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro, turahisemo ndizera ko icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanyura tugikora. Amatara kamena bihu y'imbere kugira ngo abaturuka imbere baze kukubona hakiri kare, n'ay'inyuma kugira ngo n'abaturuka inyuma baze kukubona, n'amatara magufi yo kugira ngo urebe imbere yawe neza. Ndakeka ko waramustamo rero A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ndi kubategura amasomo kugira ngo uzahite uyabonera kugiye ukanda subscribe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko nibirebe ibinyabiziga bikurikira. Hano bashatse kutubwira ngo iki? Bashatse kutubwira ngo niba ikinyabiziga bagihagaritse nijoro hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagisanga bamenye ko hari ikibazo mu muhanda, bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko hari ibinyabiziga byo ngo iyo bayihagaritse ngo ntago ari ngombwa kugira ikimenyetso kibyerekana ko babihagaritse. Ibihe? A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntago ari ngombwa kugira ngo birangirwe kure hakiri kare mu gihe babihagaritse nijoro. Ntago ari ngombwa kugira ikimenyetso kibyerekana ko babihagaritse, kubera ko n'ubundi velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande bizatwara umwanya muto cyane ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko wenda ari igikamyo urumva kiratwara umwanya munini, hari ukuntu kiba kigomba guhita kigaragazwa kugira ngo abayobozi b'ikinyabiziga baza bagisanga bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko, bamenye ko hari ikibazo mu muhanda, bamenye ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko waramustamo C, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijya hejuru uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo kunyurwamo gusa n'abandi. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. B abanyamaguru bazigize udutsiko tw'abantu benshi. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, na B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona nk'hano muri Kigali, ukabona nko hagati wenda hari nka jaride, ariko hari n'ahantu ushobora guhagarara mu gihe waba uri kwambukiranya umuhanda, ukabona ibinyabiziga bije ari byinshi, ukaba wahagaze mu gihe uri kwambuka umuhanda. Rero niho baba bari kuvuga. Ndakeka ko rero waramusemo A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo bitewe n'umwanya ufite. Iyo uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa uboneka amasaha agoranye, tukwigisha mu buryo bwa online. Waba uri hafi uri muri Kigali, tukakwigisha turi kumwe, yaba amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ukeneye igitabo nabwo turakikugezaho uri mu mujyi wa Kigali. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.